Gogo. Karame. Ibintu ukoze birahambaye. Ya. Ngo icyifuzo Cyabakwanga kibaye. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because it's good, because it's good. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because it's good, because it's good. Ndagira ngo wamumenye taramuvuga, umumenye tutaramuvuga. Ikaze mu nzu y'ibyegeranyo, kandi ibyegeranyo bikomeye cyane, ibyegeranyo byiza cyane tugenda tubagezaho hano kuri Salomo TV. Njye ndi Salomo nta kinanira Imana. Umumenye ntarabivuga nk'uko umaze kubyumva ucyumva iyo ndirimbo, wahise umenya uwo tugiye gukoraho icyegeranyo. Yitwa Musabyimana Gloriosa, wamenyekanye nka Gogo mu ndirimbo ye yaririmbye yitwa ngo Everyday I Need the Blood of Jesus, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Turaza kwibanda ku mateka y'uyu mukobwa w'umuhanzikazi Nyarwanda, n'umwe mu bakobwa bageze ku gasongero k'ubusitari. Yarageze ku gasongero k'ubusitari niko nabyita, agiye gusoroma cyangwa se agiye kubona inyungu z'umuhanzi, ariko ntabwo Imana yabashije kubyemera. Bivuga ngo Rugira yarongeye aramwisubiza. Everyday I need blood of Jesus, bisobanuye ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Niko uyu mukobwa witwa Musabyimana Gloriosa yaririmbye muri iyi ndirimbo yiwe yitwa Everyday I Need Blood of Jesus. Uyu mukobwa witwa Musabyimana Gloriosa cyangwa se Gogo, abantu benshi bamubonye ku mbuga nkoranyambaga ari bicika kuri za TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuri YouTube n'indi miyoboro igenda icaho ibijyanye na entertainment. Uyu mukobwa Gogo cyangwa se Gloriosa yavutse mu muryango w'abana babiri, avukira ahitwa mu karere ka Rwamagana, niho rwose yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba, aho bita mu mudugudu wa Fumbwe. Niyo makuru twagiye twegeranya, akaba ariho yavukiye. Uwo muryango rero yavutsemo Gogo Gloriosa cyangwa se Musabyimana Gloriosa, akaba ataragize amahirwe nk'abandi bana bose nk'uko bakura babona ababyeyi, kuko ababyeyi be ngo baje, umwe yaje guhitanwa cyangwa se yahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Uyu Musabyimana Gloriosa we ubwe yagiye abivuga mu biganiro bigiye bitandukanye, aho umubyeyi umwe wewe ari we papa we yitabye Imana muri icyo gihe. Hanyuma Musabyimana Gloriosa yakomeje abivuga neza, abisobanura avuga ko mama we nawe ataje kugira amahirwe yo kugumana nawe, kuko nawe nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo byaje kumuhira, nawe yaje kwitaba Imana. Ariyo mahirwe make y'uyu muhanzi kazi Gogo cyangwa se Gloriosa. Nyuma yo kwitaba Imana byaje gukomeza kumubera bibi, niko nabyita. Mbega byaje gukomeza kumubera ubuzima bushaririye burimo struggle y'isi nyinshi, aho avuga ko n'uwo bavukanaga cyangwa se umuvukanyi we nawe nyuma yaje gukurikira mama we. Bivuze ngo Gogo yasigaye ari ikinege nk'uko byumvikana, atagira umuvukanyi, atagira umuvandimwe, atagira umubyeyi. Ako gahinda rero akaba yaragiye akurana nako yitwa Musabyimana Gloriosa.
Uyu Musabyimana Gloriosa yaje kugira impano y'ubuhanzi, atangira kuririmba mu makorali mu itorero rya Anglican. Yasengeraga mu itorero rya Anglican ku bantu batabizi, hanyuma akaba yarafite iyo mpano yo kuririmba, aho bivuga ko muri korali yiwe yanditse indirimbo zirenga 3 yahaye iyo korali ya Anglican, hanyuma izo ndirimbo zikaba zirimo n'ubu tuvugana. Uyu Musabyimana Gloriosa navuga ngo yaje kugerageza bwa mbere kuririmba cyangwa se gutekereza igitekerezo cyo kujya muri studio, atekereza icyo gitekerezo ubwo yagurishije isambu yiwe ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, maze amaze kuyagurisha uyu Musabyimana Gloriosa ntibyamuhiriye, uwamurebereraga cyangwa se uwarebereraga inyungu ze yabashije kuyatwara. Mu by'ukuri ngo amukorera indirimbo 2 zonyine gusa, imwe audio yayo yaje no kuba yatakara. Nawe wumve ko yakoze indirimbo za audio ku mafaranga 700 y'u Rwanda. Musabyimana Gloriosa rero ngo aho umutindi yanitse ntiriva, yakomeje kubigenda abivuga, avuga ko bitaje kumuhira ibya muzika rwose, atangira kubona ko ari ibintu bitoroshye kandi bigoye. Nyuma uyu Musabyimana Gloriosa yaje kongera kubonekerwa, navuga ko ari nk'Imana yamubonekeye cyangwa se marayika w'Imana wamubonekeye, ahura n'uwitwa manager we rwose mubona ku mbuga nkoranyambaga waje kumufasha, n'ubu ngubu akaba yaratabarutse, ari we wamufashaga mu bijyanye na muzika ndetse no kureberera inyungu ze nk'umuhanzi kazi. Hanyuma uwo manager we abivuga neza, avuga ko yaje kugenda ashaka umuntu wamufasha, nuko ahura n'umugabo witwa ngo Bikema wa Yesu, amushinga itangazamakuru, maze amaze kumushinga itangazamakuru dore ngo birabahira, dore ko ubu Bikema wa Yesu yaranafite studio itunganya amajwi ndetse n'amashusho. Byabaye rero nko guterera ko gukoza agati mu ntozi, ubundi ibintu bihita bigenda neza. Uyu ni Musabyimana Gloriosa, ikaze mu nzu y'ibyegeranyo Ngeni Salomo na Kinanira Imana nk'ibisanzwe. Uyu Musabyimana Gloriosa rero nk'uko dukomeje kugenda tumuganiraho, muri kubibona mu mafoto agenda atambuka uko yagiye ya trendinga, ndetse no mu mavideo mu ndirimbo zigiye zitandukanye, harimo ngo Everyday and the Blood of Jesus, ndetse n'indirimbo y'umuhanzi ntagenda tutavuzeho witwa Uwiringiyimana Theogene, abantu benshi bamuzi nka Bose Babireba. Akaba yarasubiyemo indirimbo yiwe imwe yitwa ngo Icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa. Iyi ndirimbo nayo ikaba yarahitinze cyane, abantu benshi mwaragiye muba mwayimenya. Ikindi ntabura kubabwira hano mu nzu y'ibyegeranyo, nuko ntabura kubabwira ko uyu Musabyimana Gloriosa avuka n'ubundi nanone mu karere kamwe n'uyu witwa Uwiringiyimana Theogene, kuko nawe avuka mu ntara imwe, Murantunge, ariko uturere turatandukanye, kuko Gloriosa avuga ko avuka mu karere ka Rwamagana, Bose Babireba bakavuka mu karere ka Kayonza, ariko bagahurira ku ntara y'Iburasirazuba. Aho ngaho niho bahurira, cyangwa se wavuga ngo nicyo bahuriyeho, bivuze ngo bose nabo mu gace kamwe. Ari nayo mpamvu cyangwa se navuga ngo ko aricyo uyu muhanzikazi Gloriosa yashingiyeho asubiramo iyi ndirimbo y'uwitwa Uwiringiyimana Theogene. Ntabwo yayisubiyemo gutyo gusa, ko yari yarabisabye uyu muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nawe wabiciye biracika, n'ubu ngubu kabisa akaba akomeje kwambukiranya imipaka. Izina rye ni ikinyamenya bose, yageze kure. Uyu rero Musabyimana Gloriosa twavugagaho uyu munsi, tuvugana ntakiri mu isi y'abazima. Uwiteka cyangwa se Nyagasani amwakire mayo. Gloriosa rest in peace niko bakunda kubivuga Abongereza, mu Kinyarwanda bavuga ngo ruhukira mu mahoro. Naho tugarukirije kwa aya makuru y'uwitwa Musabyimana Gloriosa.
uyu Musabyimana Gloriosa rero mbere y'uko dusozaho gato, ndagira ngo mbamenyeshe ko yitabiriye ibitaramo bigera kuri 4, ibitaramo 2 byabereye muri Uganda ndetse n'ibitaramo 2 byabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Musabyimana Gloriosa akaba yaritabye Imana nk'umuhanzi w'icyamamare, yitabiriye ibitaramo bitarenze 4 byonyine gusa, aho abantu bagiye bamutera amabuye cyangwa se batera amabuye abamanager we cyangwa se abarebereraga inyungu ze nk'umuhanzi, aho benshi bagiye bavuga ko bamuriye indirimbo cyangwa se bamuririye amafaranga yaturutse mu bihangano byiwe. Ariko ese koko wakibaza ngo niko bimeze? Aha ni mu nzu y'ibyegeranyo. Mu by'ukuri ugenzuye neza cyangwa se ubashije kugenda ureba, hari ikiganiro cyaciye kwa Irene Murindahabi. Icyo kiganiro witwa manager we yavuze ko rwose ukurikije n'ibyo yagiye avuga wumva ko cyangwa se ubonamo ko yamusanze ari umuntu utameze neza, dore ko yari afite ibikomere ku mutima bigiye bitandukanye. Iyi ni inzu y'ibyegeranyo. Ngende Salomo Ntakinanira Imana, duhure mu byegeranyo by'ubutaha.